Guys, ihangano reba iyi video irangire. Bibiliya ntagatifu ivuga izina Kagoma inshuro 30 mu bitabo 16 byose. None se mwana fo muri ibyo bitabo byose uvuze iyo bavuze izina Kagoma baba bashatse kuvuga iki? Buri gihe iyo bavuga Kagoma muri Bibiliya bayivuga mu bikorwa bigaragaza ingufu, ubuhanga, kwihangana no kwihagararaho. None ubwo ibitabo byo muri Bibiliya byavuze izina Kagoma ni ibihe? Nko mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 40 umurongo wa 30 haragira hatabakiri bato bacika intege bagacogora ndetse n'abagabo b'intwari bakagwa rwose, ariko abiringira uhoraho bazongera kubona imbaraga, bazatumbagira mu kirere nka za Kagoma, biruka ubutananirwa, bihute nta kudohoka. Muri icyo gitabo niho byanditse gusa se? Muri Zaburi 103 ku murongo wa 5 ho haranditse hati we uhunda ubuzima bwawe ihirwe maze ubuto bwawe bukiyuburura nk'ubwa Kagoma. Harya bundi Kagoma ivuga gute? None se ko bivuga ko Kagoma ifite ububasha bwinshi irabufite? Nibyo, Kagoma irabufite. None se mwana fu ubundi Kagoma ni inyoni imeze ite? Ni inyoni nini yo mu muryango w'izitwa Accipitridae. Zikunze kugira ibara ry'ikigina cyangwa shokora yijimye. None se mwana fu Kagoma ipima uburebure bungana gute? Kagoma ipima uburebure buri hagati ya santimetero 66 n'ijana. Mu murambararo iyiguruka yarambuye amababa ishobora gupima metero ziri hagati y'imwe na santimetero 80 na metero 2 na santimetero 30. None se Kagoma y'ingabo na Kagoma y'ingore binganya ibiro? Kagoma y'ingabo ishobora gupima nibura ibiro 4 mu gihe y'ingore ishobora kugeza ku biro 6. None se Kagoma y'agasozi ni y'abantu biyororeye byose biba binganya ibiro? Zimwe muri Kagoma abantu baba barafashe bakazorora ishobora gupima ibiro 12. Iyi ngiyi ishobora kugira ubugari bwa metero 3 igihe yarambuye amababa. Guys, mbere yuko dukomeza ndakwibutsa gukora subscribe, fungura inzogera uvuze nanjye utuntu twiza twose tw'ubwenge uzajya ubasha kutubona. Guys, rero reka dukomeze. None se mwana fu Kagoma itunzwe n'iki? Ni inyoni itunzwe no guhiga, apana gutoragura nk'izindi. No kubera iki zidatoragura nk'izindi nyoni ahubwo gahiga kandi nayo ari inyoni? Ifite ingufu nyinshi arizo zituma ihiga inyamaswa zirimo inkwavu, inkima, inyamabere nk'imihari, injangwe z'igasozi n'izo mu rugo, ihene z'igasozi n'izo mu rugo. Kagoma kandi irya izindi nyamaswa zapfuye ziba ziri ku musozi cyane cyane mu bihe ibyo kurya byabuze, nko mu itumba rikomeye cyane iyo hari ubukonje bwinshi idashobora kubona inyamaswa zo guhiga. None se mwana fu Kagoma yahigira ahantu hangana gute cyangwa hareshya gute? Ni inyoni ishobora guhigira ahantu ibirometero 155 ari imwe. Guys, ndakwibutsa gukora share kuri iyi video, wakumva harimo n'izindi nyigisho ugakora like ubundi tugakomeza. None se mwana fu ubundi Kagoma nagari nk'izindi nyoni ngigire abagore benshi? Kagoma igira umugore umwe wenyine ubuzima bwayo bwose. None se mwana fu Kagoma yarika ahantu hameze hate? Ikunda kwarika ahantu mu mpinga y'umusozi cyangwa se ahandi hantu hitegeye nko mu biti birebire cyangwa kuri za antene za telefoni. Gusa ntabwo ari kenshi yarika mu giti. Yarika icyari kingana gute ubwo? Yarika icyari kinini cyane kandi gikomeye, ikaba yakibamo mu gihe cy'imyaka myinshi. None se mwana fu Kagoma itera amajya ngahe? Kagoma y'ingore itera amajya ari hagati y'ane na 3, kandi ingabo n'ingore zisimburana mu kuyararira mu gihe kiri hagati y'iminsi 40 n'iminsi 45. Mu dushwi twa Kagoma turi hagati ya 4 na 5 zituraga hashobora kubaho 2 cyangwa se 3. None se utwo dushwi dutangira kuguruka hashije igihe kingana iki? Dutangira kuguruka ku mezi 3 y'amavuko. Kagoma ni umwami w'ikirere mu birebana no kuguruka. Ubwo siri iguruka ibirometero bingahe uturutse ku butaka? Iguruka hejuru cyane mu birometero bishobora kugera kuri 4 hejuru yacu. Izindi nyoni yigera kure igarukira ku kilometero 1.5. Bivuze ko Kagoma iyo iri mu kirere izindi nyoni nazo zishobora kuyibona mu kirere kandi nazo ziri mu kirere. Ubwo iri kuguruka yihuta cyane bigenda ku muvuduko ngana iki? Mu kwiruka mu kirere ishobora kugera ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha. 320. Uyu muvuduko ni kimwe cy'icumi cy'umuvuduko w'isasu. Ikunda kugenda ku muvuduko munini iyo irimo imanuka iva mu bicu imanuka ku butaka gufata ikintu. Iki gihe yerekeza umutwe wayo hasi, ikerekeza amaguru yayo inyuma, ikamera nk'ikoze inyuguti ya V, ubundi ikamanuka nk'umwambi cyangwa se icumu. None se ubwo ibyo bikora kugira ngo bigende bite? Ikora ibi igamije ko inyamaswa ije gufata itabona igihe cyo guhunga cyangwa se kwihisha. Iyi nyamaswa iri ku butaka nta kindi bifite cyo gukora usibye gutega umutwe Kagoma ikawasa cyangwa se igahama hamwe. Kagoma ikayifata mu nzara ikayizamukana ikajya kuyikoramo ifunguro. None se ubundi amaso ya Kagoma asa gute?
amaso ya kagoma afite ibara ry'ikijuju kandi afite ubushobozi bwo kureba bukubye ubw'ijisho ry'umuntu inshuro 8. Kagoma ibona inyamaswa ingana n'urukwavu iri mu birometero 3.5 mu kirere. Ubu bushobozi bwo kureba buyiha ububasha bwo kuguruka hejuru y'inyanja, ikaguruka ireba mu mazi, ikabona ifi irimo koga muri ayo mazi. Ako kanya ikaba irimo no gupima umuvuduko iyo fi yogaho. Imanuka ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha. Iba yapimye neza umuvuduko w'iyo fi, ikabara aho biri buhurire mu buryo bujya kumera nk'ubw'indege ikoresha iyo igiye kugera ku kibuga cy'indege, aho izingura amapine yayo. Kagoma nayo iyo irimo kumanuka, iyo yegereye umuhigo muri metero nkeya, amaguru yazana imbere, igafungura inzara zayo zigashinyika. Inzara zayo zirakomeye kandi zikagira ingufu zikubyiza ikiganza cy'umuntu mukuru inshuro 10. Iyo yazifunguye izishinga muri yafi uko yabingana kose, ikayizamukana. Ifi imera nk'ikubiswe n'inkuba kubera ko ntabwo iba yabonye iyo kagoma irimo kumanuka. Iyi teknike yo kureba kure no gupima umuvuduko w'izindi nyamaswa ni nayo uyu mwami w'ikirere akoresha mu guhiga izindi nyamaswa nyine. Ni kwihiga inyamabere zo mu ishyamba nk'imihari cyangwa se inkwavu. Ishobora kujya mu giti ikareba urukwavu rurimo kwiruka, ikareba umuvuduko warwo, ikamenya ko nimanuka mu kirere ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha iri buhurire n'urwo rukwavu mu ntera runaka. Ubundi ikamanuka ihorera igana mu cyerekezo rurimo kuganamo. None se ubwo imanutse igiye gufata iyo nyamaswa ntabwo byabaho wenda ngo iyihushe? Ntabwo bibaho kenshi ko iyi nyoni ihusha inyamaswa ijigambiriye gufata. Iyo kagoma iri ku butaka ishobora kubona agasimba gato kangana n'urutozi kari muri metero 6. Umuntu we urutoza rubona iyo ruri muri metero 1 yonyine. Uyu nawe ni umuntu utarwaye amaso. Amaso ya kagoma kandi ateye ku buryo ishobora kubona ikintu neza icyerekezo cyaba gihereremo cyose. Wowe ibintu ubona neza ni ibikuri imbere gusa. Iyo bibaye ngombwa kuhindukira ngo urebe ibikuri inyuma, nibyo urabibona, ariko ntabwo bibona neza nk'ibyo bikuri imbere. Urakoze cyane wowe urebye video ikarangira. Nshuti bakunzi mudasiba kudukurikira.